Damakasi ahura n'umugabo witwa Yesu. Uribajije uti se kuki umukozi w'Imana aje kuvuga ukuntu umuntu yarari mu rugendo ari kugenda? Yego, birakwiye yuko iyo ufashe urugendo, ufashe isafari ugiye, ndavuga ugomba kubanza kwiragiza Imana. Wamara kwiragiza Imana ukabona ukagenda, ndavuga ugafata urugendo. Nk'iyo tubonye Abisiraheli cyane nka Mose yarafite urugendo, ndavuga yarafashe urugendo ari kumwe n'Abisiraheli bagiye i Kanani, bari bitwaje inkoni. Nanjye urambona muri screen ko mfite Bible, ndavuga Bibiliya. Iyo ufashe urugendo uhagurutse uvuye iwawe, ndavuga aho barizwa, wakagombye kugenda usenza Imana, ukavuga ati Mana nanjye undinde muri uru rugendo, ndavuga mfashe. Yego, Uwiteka Imana arakubaza, ese iyo ufashe urugendo ugiye wibuka kumusenga, ndavuga wibuka kumuhamagara kugira ngo agendane nawe muri uru rugendo. Uribaje ati se kuki umuntu aje kuvuga ku rugendo? Yego, urugendo rujya rusobanura byinshi. Hari ubwo ugenda ugafatisha cyangwa se ukagenda ntufatishe, ariko hamwe no gusenga iyo wagiye wiragije Imana, byose birashoboka, hari icyo ubona. Yego, turabakunda, nimugire amahoro ya Kristo. Narinzanye inkuru zivuga ngo iyo ufashe urugendo ukagenda wasenze, hari ikintu Uwiteka Imana akuremera, ndavuga aguha. Yego, abantu benshi bagiye bibaza, ese kuki uyu mukozi w'Imana agenda azana ibiganiro bigiye bitandukanye? Yego, ngenda nzana ibiganiro bijyanye n'igihe. Nk'ubu muri iyi minsi birasaba kugira ngo ujye ufata urugendo wasenze, mu kubaho kwawe ukiringira Imana kuko ari igwa umugisha, mu kubaho kwawe ukiragiza Imana kuko ariyo igufasha. Nk'uriya muntu twatangiye tuvuga yarafashe urugendo agiye, ariko yaragiye ageze imbere gato kuko Imana yamukundaga, yari yayiragishe, ariko imigisha arayibona. Yego, mu bintu by'iyi si, ndavuga mu ngendo zigiye zitandukanye, tugenda duhura n'ibikomeye, tugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko iyo wiragije Imana ukavuga ati Imana mfashe urugendo ndagiye, hari ikintu Imana igukorera. Haleluya. Yego, turabakunda. Narinzanye ikiganiro kivuga giti, ese weho iyo ufashe urugendo ugiye wibuka gusenga, ukiragiza Imana mu rugendo, ukiragiza Imana ngo ikurinde, ujye urabikora. Hari umuntu twigize tugendana, tukimara gutandukana, arampamagara arambwira ati nahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye mu nzira. Ndamuhamagara nanjye ndamubaza, ese wari wahagurutse wasenze? Aravuga ngo ntabyo nakoze. Bavandimwe, nshuti mukurikirana uru rubuga, njye mbabwira biba bisaba kugira ngo iyo uhagurutse iwawe, ndavuga ufashe urugendo ugiye, wakagombye gusenga ukabwira Imana ati Imana ungenda imbere mu rugendo nkoze, kandi niyo ndi bugere nsange hari icyo waneguriye. Nta kabuza Imana irabikora. Njya mbwira abantu, iyo ufashe urugendo ugiye wakagombye gusenga, mu kubaho kwawe n'Imana ibikubeshejeho. Abantu baribaza bati ngo tubayeho dute? Buri Imana yawe ikwibukije cyangwa se ikakwishyuza umwuka wahumetse, aho ugereye aho, ese wayihereza iki? Ntacyo wayiha uretse kubaho kwawe ugasenga ugashima Imana, ndetse wagera no ku muntu ubabaye hari icyo ufite ukamufasha. Yego, mvuze mu gufasha rero, abantu benshi babyibazaho. Buriya bavandimwe, no gufasha bituma iminsi y'umuntu yiyongera cyane, ko hari abantu benshi twagiye tubana bagiye bakorera imigisha kugeza na n'ubu bakiriho kubwo kugira neza. Buriya ineza ugera iyo ugiye ukayisangayo. Yego, nigize mfata urugendo ndagenda ngera i Kigali. Ngeze i Kigali mura n'umuntu nagiriye neza, arambwira ati ndakwibuka, hari ahantu twigize duhurira wangiriye neza. Ubwo namwe murabyumva, hari ako yamariye. Yego, turabakunda. Ujye ugira neza, ufashe, ubane na bagenzi bawe bose neza, amahoro. Uwiteka Imana azakugirira neza cyane, ko iyo ufashe urugendo ntubuzi ngo urasanga yonde ahantu. Iyo wizeye Yesu Kristo, umwizeye mu mutima wawe arimo, n'inyuma bigaragara aragufasha. Yego, turashoje. Mbere yuko twasoza rero, twari tuzanye ikiganiro kivuga ngo iyo ufashe urugendo ugiye wakagombye kwiragiza Imana. Imana yirirwana nawe, igendana nawe, ibana nawe, ikagufasha muri byose. Turabakunda, nimugire amahoro ya Kristo. Yari ukorera ku rubuga Yesu, waruzanye ikiganiro kivuga ngo nujya ufata urugendo ugiye, ujye wiragiza Imana, uyishyire imbere, izajya igendana nawe, izajya ikurwanirira, ifite ukuboko kwiza, izagutabara, izagufasha. Yizere, muri yo byose birashoboka.